Filime nshya isobanura ku Kimomo, iyi ni Nobody igice cya kabiri. Ku bantu mwarebye Nobody igice cya mbere, igice cya kabiri cyayo cyasohotse. Gishaka ukirebe nukibura unyandikire kuri WhatsApp nyiguhe. Icyo nakubwira cyo ibuka gukanda subscribe kugira tujye tubana no mu zindi video zanjye nkurangira andi mafilimi yagiye asohoka mashya. So noneho icyo nakubwira cyo ni uko hari bar nshaka ko tuvuganaho ku bantu mubekera umunsi ku munsi nyine. So hari ibintu nka bitatu tugomba kuvuganaho, ngo mwe muzandika muri comment ubusubize nyine usubize uko mubyumva. So hari ukuntu nzahabwa ati filimi 10 ibindi cupa ukabikunda nyine, wakubwira ati jya ubihinde ugenda ubirebe. Ese byaba byiza ko wajya unyandikira kuri WhatsApp biguha? Ubwo icyo ni kimwe. Ikindi, ese icyiza ni uko najya izo filimi nzivuga zibabwiye, narangiza no muri comment ngashyiramo link waca ujya kuzidownloadinga, cyangwa se ikindi ngafungura channel ya WhatsApp, channel ya WhatsApp. Izo filimi nababwiye muri video ujya kureba, nkikizikubwira ukahita ujya unyarukira kuri WhatsApp, kuri iyo channel ya WhatsApp ukagenda izo filimi ajya mba nashyizeho link ukahita udownloadinga. Muri bintu mvuze ubwo urandika muri comment cyakubera cyiza, aricyo tujya dukora kugira ngo nyine dukomeze turyohe tubonera filimi nyine ku gihe n'abasobanuzi batandukanye. Kandi nyine ikindi icyo nabasaba mukomeze mukanda subscribe. Ikindi ndashimira abantu mwakanze subscribe, mwarakoze. Kandi ikindi babwira ngo hari abantu mwarebye, hari Be The Great, hari season 5 nshaka kubabwira ko ubu wareba season 5 za Be The Great udakwiye gucika ubaye ukunda season z'inshinwa. Season ya mbere wareba wakunda iri ku mwanya wa mbere, season yitwa The Immortal Ascension. Iyi season irakubiye, ishaka uyirebe nuyibura ubwo nyine mu gihe mutaransubiza ku bindi bijyanye n'ubwo tuzakurikiza ibyo mwahise. The Immortal Ascension ishaka uyirebe nuyibura unyandikire kuri WhatsApp nyiguhe. Ni muri za zindi 0795386483. Nomero ziri hasi kuri screen yawe, zirebe cyangwa se usubize inyuma iyi video ubashe kuzumva. Filimi iri ku mwanya wa kabiri ni filimi yitwa The Guardian of the Dafang. Iyi filimi nayo irakubiye, season y'icyinwa nayo iri mu bice biri hejuru ya 30. The Immortal Ascension yo ifite ibice 30 byonyine, ariko iyi niyo hejuru y'ibice 30. Season ishaka urebe, kandi icyo nakubwira ki season wayikunda ubaye ukunda season z'inshinwa. Season ishaka uyirebe nuyibura unyandikire kuri WhatsApp iguhe. Ku mwanya wa gatatu hariho filimi yitwa iyi filimi iri ku mwanya wa gatatu ishobora kuba imaze igihe, ariko iyi filimi nayo nyine irakubiye tu. Filimi yitwa Heavenly Sword and Barbary Sword Saba. Iyi filimi, iyi season y'inshinwa irakubiye, ishaka uyirebe nuyibura unyandikire kuri WhatsApp nkutemo. So ciao wega mbabwiye shapu, ariko n'ebyiri nazibabwira mukazishaka mukazireba. Hari season kari gutrendinga kitwa Butterfly. Aka season gashaka ukarebe, nukabura unyandikire kuri WhatsApp ngaguhe.
icyo nakubwira cyo kuri WhatsApp sinakohereza video, cyo mujye mukimenya, ndaguha link ucaho ukidownloadingira iyo filime. Video nimba uyishaka nabyo nayiguha, ariko kugira ngo nguhe video ubwo uranyandikira kuri WhatsApp ndabigusobanurira. So cacaho mukomeza subscribe murakanda like kugira ngo mudushyigikire dukomeza tunabana no mu zindi video. So ciao ciao.